Yego ndahari. Waramutse. Teo ndakwemera. Teo ndashaka kugira ngo ni wemera twagiye. Melody ya twagiye. Ndumiwe. Nubwa mbere njano. Ariko ndikumva ndikunezerwa cyane nkumva ngiye no mu mwuka. Urabanza usengera itorero rero. Iri torero ndihesheje umugisha wose uzabaho n'uzaheruka wose uze muri iri torero ry'Imana. Thank you, amen. Ariko usoreze kuri pompompo twagiye. Ntako se wowe. Njyewe ubundi pompo nyiri inyuma mpaka. Yego. Ntiwaba waravanze ibya Kayizari n'iby'Uhoraho. Oya. Nyamara Biterwa n'imyumvire y'abantu. Amahoro y'Imana n'abane namwe ni wa Mungu wanyu yitwa Ruimanda 1 2 3 mujye mukomeza amafollow ndetse munamusharinge. Amakuru hari rero nuko Theo bose babireba yabonye Bruce Melody yasohoye indirimbo irimo pompompo. Hanyuma Theo nawe tasohoye indirimbo nawe ako kantu ka pompompo rero ngo yaragakunze cyane, yaragakunze ariko akaba yaragakunze atazi icyo gasobanuye. Yagashyizemo rero abantu bamwadukira hejuru, abantu bashaka kuvuga ati ariko se konzi yuko Theo ari umukozi w'Imana, ibi bintu bya pompompo ibyo bintu byo ni ibiki? Kavuga ati ariko wowe ntushobora kuzavanga n'ibintu none ugasanga ibintu bibaye nabi. Rero nibyo bari kumubwira. Urakubona yuko ahangaha ari live nako rwose ibintu byabaye ibindi. Ariko Theo noneho nimba ari Theo Bruce Melody yishimye cyane, aravuga ati kabisa ati Theo ndamukunda cyane. Theo nakavuga ati Bruce Melody nawe ndamukurikirana cyane, no Bruce Melody akavuga ati warakoze kunzamura, ikindi kandi warakoze no kunkunda, tuzakomeza unkunde nanjye nzakomeza ngukunde. Muri makeya bose barakundana cyane. Iyo umwe yasohoye indirimbo ajya kureba nawe yasohoye indirimbo akajya kuba yareba. Rero n'abatindeho gakeya nabashyiramo amajwi yiwe. Barimo baramubaza atari kubura pompompo ni ibiki? Iyi pompompo bishatse kuvuga iki? Rero reka nze mbashyiremo hanyuma mubashe kumenya pompompo ibyo bintu yabishyize mu ndirimbo ye, azi icyo bisobanuye, azi icyo bishatse kuvuga. Ngaho nguko rero nimukurikire. Yego ndahari. Waramutse. Teo ndakwemera. Teo ndashaka kugira ngo ni wemera twagiye. Melody ya twagiye. Ndumiwe. Nubwa mbere njano. Ariko ndikumva ndikunezerwa cyane nkumva ngiye no mu mwuka. Urabanza usengera itorero rero. Iri torero ndihesheje umugisha wose uzabaho n'uzaheruka wose uze muri iri torero ry'Imana. Thank you, amen. Ariko usoreze kuri pompompo twagiye. Ntako se wowe. Njyewe ubundi pompo nyiri inyuma mpaka. Yego. Ntiwaba waravanze ibya Kayizari n'iby'Uhoraho. Oya. Nyamara Biterwa n'imyumvire y'abantu. Nta bya Kayizari navanze n'iby'Uhoraho.
Pompompo nayo niyo uhoraho ntabwo ari iya Kayizari. oya se nakurushije gira gatika uyasigaho. Didimani ongera ushyire muri request nkuzamure nta wundi muntu uzamura mu mwanya uyu mwanya. Didimani put ushyira muri request kugaruka. Komeza rero dusobanurire bihuza tubwire ukuntu pompompo ari indirimbo y'Imana. Menya pompompo. Nayimenye nk'indirimbo y'umunyarwanda yaririmbanye n'umutanzaniya witwa Diamond. Kubera ko njyewe nkunda iby'iwacu cyane, hano nabonye hari n'umuntu witwa ngo itaha iwacu. None se reka nkubwire, wari uzi yuko njyewe kuva igihe nabarije ntabwo ndabona umuntu umbwira ngo pompompo ni uruhe rurimi mu kinyarwanda nyine wabisobanuramo. Uretse gato niba mbyumvishe neza pompompo iri muri za ndirimbo zo mu ijuru ni nka shondoroketa zo mu ijuru. Baranatubwiraga abantu batwigisha ijuru, baranatubwira ngo hariho n'ijuru rito. Uretse gato pompompo ni ururimi rwo mu ijuru rito. Njye numva wenda ari nko mu ijuru rito. Babarira indirimbo wara kandi kantu wongeyemo nakahe wakatubwira watubabarire mbere ko nakira biruza kadukomereza. Njyewe nyiyumva nayumvishe rimwe nta nubwo nasubiyemo. Mpita nkundamo ako kantu kavuga ngo niwe mera pompompo. Nongera akavuga ngo akunda gasabira imbabazi ntabwo kari mu ndirimbo ariko numvishe karyoheye, nongeramo uburyohe, numvaga nifuza ko biryoha cyane, numva nakiyongereramo nkanjye nk'umufana. Okay, tugaruke gato ya Melody. Ukimara kubona nani Theo bose babireba nk'umuramyi, nk'umuntu tuzi wihebeye kuririmbira Imana, nubwo nawe mu ndirimbo ngiye bura ndahita indirimbo za Theo bose babireba, urumva haba harimo kubaga, ntabwo ajya bashiriramo imiyaga. Ariko ukuntu ashyiraho utahita ariko indirimbo ikaza kuva nk'ubutumwa nyuma. Hagira umuntu unyandikira nk'indirimbo ya Theo mukanya yari umaze kuyivuga nk'indirimbo ya Theo yaregeye tahita yo kumirwa niyi Yizwa kubita utababarira. Ubundi Theo agera na communication bya hafi n'Imana, ari abantu yazacisha ikinyafu. Ngaho reba kubita utababarira ukimara kubona Theo afashe indirimbo ya mu bantu ba mbere agatayikorera challenge